ndemera yuko ukijijwe, I know you are saved. ndemera yuko umuryango wawe ukijijwe, I know your family is saved. ariko Imana ntabwo ishaka yuko uba umuzima wari urimo, irashaka yuko uba mu mwuka. But God does not want you to stay in that life. He wants you to be kuko ibintu bimwe utazatsinda nutajya mu mwuka. There are some things that you will not overcome. Hari ibintu bimwe utazanesha nutajya mu mwuka. You will not overcome some things until hari ibintu bimwe utazamenya biva ku Mana nutajya mu mwuka. There are some things that you will not know from God unless hari ijwi ry'Imana utazumva nutajya mu mwuka. There is a voice of God you will not hear unless you are connected to the Spirit. ibirwanya urushako rwawe n'umuryango wawe n'itorero ryawe n'umurimo w'Imana ukora ntuzabimenya nutajya mu mwuka. There are some things that fights your church, your family, and your life. Not ndongera guhanura ku buzima bwawe. I still prophesy. Umwuka w'Imana uyu munsi agenderere wowe ubwawe n'umuryango wawe, agukure muri urwo rwego rw'ubuhene wari urimo, agukure muri urwo rwego rw'agakiza wari urimo, akwigize mu mwuka.